Yes, great. Byiza cyane. Yeah. Again, I'm Mr. Birori. Yes, kuri Double 7 TV. Murakaza neza mbahaye ikaze kuri Street Talk. Yo brother, uyu munsi turi hano Nyabugogo. Yes, uyu munsi turi hano Nyabugogo hano Nyabugogo murabizi ni ahantu hahurira abantu urujya n'uruza, abantu benshi cyane. Bagiye batandukanye bava mu ntara, abava mu mahanga, ngira ngo muri kubibona around, murabibona nyine ibinyabiziga ni byinshi, moto, activite zose zirimo ziraraninga. Yo brother, what's up? Umeze ute? Ni byiza cyane. Tugusanze hano Nyabugogo. Ngewe ntabwo Nyabugogo mpamenyereye. Amaresitora arahari hano mu mashyirahamwe. Amaresitora arahari? No mu ma etaje hano. Yego. Hari umuntu wambwiye ngo iyo umuntu ageze Nyabugogo ngo ni ahantu hadanje hari amayobera menshi cyane. Ese koko nibyo cyangwa yarambeshye? Ntabwo hayoberanye cyane keretse ku muntu uvuye mu ntara z'ibiturage. Okay, urakoze cyane. N'umutekano ariko buhari. Yes. Sasa ibicari biri kuboneka. Wapi byaranze. Biri gupfira Byaragoranye. Abakiriya ntabwo bari kuboneka. Biri gupfira. Ese man, ubu ntabwo cya magingo aya, ntabwo nk'agacumuri akabikaze. Egara ntabwo rirenza 2 man. Ntabwo ari kuri munsi nta kibazo nyiri inzu abayishyura. Ezo ne gace. Biracamo. Ibintu ni amahoro. Ibiceri biri kuboneka sana Nyabugogo. Ashaka gutega igare ntabwo biba bihenze se. Oya, ntabwo ibintu byose bari ruzungu. Okay, asante. Kazi keza musaza. Yes. Ngira ngo byose murimo murabireba nyine ukuntu bimeze mu muhanda dore you see ikureba aho niri ya ruguru hose kuzenguruka urujya n'uruza rw'abantu ni benshi cyane. Kuvuga ngo ese ngo niba ngeze ahantu hari abantu benshi gutya se baranyiba, ese ngo package zanjye ngo ndaza ngo ndazibura. Dori package zawe ntabwo urazibura. Bereke moto ariko bereke moto. Dori package zawe ntabwo uzibura, ibintu byose ni umutekano, ibintu byose ni neza. Bereke hariya moto, bereke mu muhanda ukuntu bimeze. Cameraman, bereke mu muhanda ukuntu ibintu ari uburyohe. Show. Izi ni zebra. Look, bereke hariya nyine ukuntu bimeze. Izi ni zebra, ngira ngo muri kubona ibintu byose ni show 5/5 my idea. Yes. Reka dukomeze tureba nanone iyindi experience cyangwa se nanone turebe experience igiye itandukanye mu ngeri nanone zigiye zitandukanye cyangwa se muri muvoma zitandukanye. Sara moto biracamo, ibintu ni ruzungu, ibintu ni amahoro. Ibiceri birimo biraboneka mu muhanda, burimo muranyonga ibintu bigacamo neza fresh cyane. N'umujeni ukiri iwabo wumva yuko akwiye gutega amaboko ababyeyi ngo bamuheze amafaranga, uramubwira iki? Nave mu buyobe mwana, ari mu buyobe. Nave mu buyobe. Nashyira amaboko hafi. Ave mu mandazi. Great. Ubu ngubu amafaranga niba yabonetse byanze bikunze, uri buze kurya, uri buze kwishyura inzu. Wundi ukiri iwabo uri kuvuga ngo ategereje ababyeyi bamuhereze abyibagirwe cyane, ahubwo ijambo rimwe ku mujene uri hariya wumva ko byanze. Umujene yumva ko byanze mu mutwe, ariko mu mirimo ntago byanze. Mu mutwe byaranze niko yishyiramo, ariko ashize amaboko hasi agakora mani, aho kugira ngo utsinde bujyanye numva adashima, urumva? Aho kugira ngo utsinde kugerageza, watsindwa wagerageje. Niba rero muri wowe wiyumvisha ko bitashoboka, tugiye ntago bishoboka. Ariko iyo wumvishe ko bishoboka, nta mpamvu nimwe utuma bitashoboka, kuko wowe ubwamaze kwishyiramo ko birashoboka. Wamaze kwiyo motivation. Bivuze ngo ya motivation nta kidashoboka, ariko iyo wiciye imbaraga naho ngaho byose bihera nyine bavuga ko ntashobora. Bivuze ngo niba ubwawe wamaze kwiyumvisha yuko bidashoboka, n'ubundi egare ko bishobora kukunanira cyane. Ariko nyine wumva ko bishoboka
birashoboka me. Wow, great. Like nanjye ubu ngubu nkatandukanye ndimo ndakora ikiganiro cyitwa street talk cyangwa se nyine uko bimeze ku mihanda. Street talk like uri kubyumva I think. Yeah, sure. Abateye nkawe ubu wowe tugere kamve nkure amaboko mufuka nkore sibyo turakutamutara gashimishwa nabyo yaba we biramwubaka nabwo birakubaka we wayisohoye sibyo nanjye ubwo ndi umwarimu sana ngira ngo muri kumva experience iri hano ni The Street Talk hamwe na Misabiro kuri Double 7 TV murimo murumva experience zigiye zitandukanye ziri hano Nyabugogo ibintu ni ruzungu ibintu n'amahoro ibintu n'umutekano amata ibintu n'amahoro ni ruzungu hano Nyabugogo ngewe ndi mushyashya ntabwo mpamenyereye ariko ndashaka kwereka abandi banyarwanda bari mu tundi duce dutandukanye uko Nyabugogo biba byifashe ngewe nk'umujene wenda wowe urubatse ntabwo mbizi ariko byashoboka ku muntu ugeze Nyabugogo bwa mbere niki kibanza agomba gukora aho naba nkubeshye aho waba umbeshye nta kibazo ku mujene wiyumvisha yuko yabuze akazi abigenza ate gusa bibaho ko umuntu yabura akazi yewe we ntabwo bishoboka umuhanda mwiza Imana ikurinde nk'umwece w'umujene uri guhiga ibiceri nanjye ndimo ndagerageza ndeba ko byazagira bikagira nkawe uravuze ati ndemeye mvuye mu rugo amaboko byo kwirwa nteguye amaboko ababyeyi jamais ndabihakanye ibi bimeze gute yemba mu rugo byo gushaka icyizere like igitekerezo cyaje gute kugira wiyumva ati ngewe ndi umujene ndemeye ngiye imihanda aza nyine abantu kubibona ahangaha ni ku muhanda ntabwo ahangaha ari muri ofisi ndemeye ngiye imihanda wenda nize masters nize iki n'iki n'iki ngiye imihanda kwikaraga igitekerezo cyaje gute mwana w'ama igitekerezo cyaje yendagije kwiga ibyo nize sibyo ndi gukora ntabwo wakiga mobile money ntabwo bishoboka iyo urabuze akazi ushaka kandi ngewe naratekereje ndavuga ati se mfashe agashoro kanjye k'ibihumbi 50 cyangwa 100 50 biri mu gishoro wowe ari igishoro so wayanyereka mu mufuka wawe ushobora kutayakwereka ariko ngiye numva ubusa 50 wakora mwiki none se ari nge nawe ninde ukora akazi ka mobile money ni wowe none ngewe uzi icyo nkora bivuze ngo reka nicare nige nicaye reka nige nicaye nige twagiye ngewe naricaye ndavuga ati uwafata ibihumbi 50 cyangwa 100 naza kuzunguza amafaranga muri mobile money yewe nk'ubu mpagaze neza kuko ntabwo nakandagira inyanya z'abandi ubure uburyo uzishyura kandi ibyo niza sibyo ndi gukora nibyo ngikere aho ngaho nabyumvise tugusanze aha ngaha nawe uri mu kazi k'ubwaje like biri gucamo birimo biramirikika neza fresh uba ushatse kurya inkoko wayirya se yego wayihekenye nta kibazo aho ngaho ibintu ni ruzungu aho ngaho ibintu ni fresh bivuze ngo nawe wakuye amaboko mu mufuka uravuga ati byo kuguma mu rugo jamais yeah fresh